Honorable Bizimana Jean Damascene ndabashuhuje muri i Londres mu Bwongereza aho mwitabiriye igikorwa conference ijyanye n'ibyo mwari muvuyemo i Kigali mu minsi ishize aho mwari mwatumiye abanyamakuru kubamurikira uko murimo mukora igikorwa cyo gushyingura ku buryo bugezweho ibyakoreshejwe impapuro inyandiko zose zakoreshejwe muri gacaca. Nagira ngo mbabaze rero uyu munsi aho i Londres iki gikorwa mwajemo cy'inama cya conference murimo muzavuga iki, bimeze gute, mwatubwira muri make urugendo rwanyu icyo rugamije? Murakoze cyane. Icyo urugendo rugamije mumaze no kubivuga no kwitabira inama mpuzamahanga ibera hano i Londres, inama y'iminsi 2 yatangiye ejo ku itariki 12 z'ukwa 9 ikaba ikomeza uyu munsi ku itariki 16 naho iri busozwe. Inama yateguwe n'ishuri rikuru ni imwe muri kaminuza zikomeye za hano London yitwa King's College. Ni kaminuza yashinzwe mu mwaka w'1829, mwumva ko ari kaminuza ya kera. Ikaba rero yarateguye iyi nama ifatanyije n'umuryango wa Aegis Trust Londres. Aegis Trust icyo nakwibutsa nuko ni umuryango mpuzamahanga w'Abongereza ufatanya na CNLG mu gikorwa cyo gucunga neza urwibutso rwa Gisozi rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Gisozi, ndetse ni nabo tunafatanya mu gikorwa cyo kubika mu buryo bw'ikoranabuhanga inyandiko zose n'amashusho n'ibindi byangombwa byakoreshejwe n'inkiko gacaca. Iyo nama rero irabera nk'uko namaze kubivuga muri King's College London, ikaba ihuje abashakashatsi batandukanye bo muri za kaminuza. Hari abo muri kaminuza ya Oxford, ni university izwi, hari abo muri kaminuza ya Liverpool, hari abo baturutse mu kigo cy'ubushakashatsi kuri jenoside yakorewe abayahudi cyitwa European Holocaust Research Infrastructure, hari abakomotse mu kigo cyo mu Buholandi cyitwa NIOD. Iki kigo cyitwa NIOD nacyo ni ikigo gifite ubuzobere mu birebana no kubika mu buryo bw'ikoranabuhanga inyandiko. Nayo NIOD ikaba twaragiye tuyifashisha inshuro nyinshi cyane mu kutugira inama mu buryo bwo kubika inyandiko za gacaca. Iyi nama rero yahuje abo bantu maze kukubwira, harimo n'abaje bavuye mu Rwanda, baba muri Aegis Trust, baba muri Bank of Kigali kuko nayo ifite uburyo bwo ikoresha ikoranabuhanga mu mirimo ishinzwe y'ishoramari. Hari abavuye mu kigo cyitwa Rwanda Online. Irembo ni ikigo gikoresha uburyo bwo kugeza serivisi ku banyarwanda hifashishijwe ikoranabuhanga, nko kubaha ibyangombwa bitangwa muri by'irangamimerere, ibyangombwa by'ubutaka. Ni ukumvisha rero yuko ari inama ikomeye, inama nini. Ejo yafunguwe na nyakubahwa ambasaderi Yamina Karitanyi uhagarariye u Rwanda mu Bwongereza. Hakaba haranabereye ibiganiro bitari bikeya bigera kuri 4. Yewe icyo natanze ni ikiganiro kirebana n'uruhare rw'inyandiko za archive zakoreshejwe mu nkiko, zaba inkiko z'ibihugu ndetse n'inkiko mpuzamahanga mu kubika amateka ya jenoside yakorewe Abatutsi no mu kurwanya umuco wo kudahana, no kurwanya ipfobya n'ihakana rya jenoside yakorewe Abatutsi ndetse n'ingengabitekerezo ya jenoside muri rusange. Nkaba rero naragerageje kugaragaza yuko izi archive iyo zihari zifasha nk'ibimenyetso cyane cyane mu bihugu by'i Burayi. Nanagaragaza ko ibihugu by'i Burayi bifite abanyarwanda batari bakeya bakoze jenoside yakorewe Abatutsi bakahungira. Bimwe muri ibyo bihugu bitanga ubutabera, hari ibyohereza mu Rwanda, hari ibyemera kubacira imanza, ariko hari byinshi bisuzugura ubusabe bw'u Rwanda ntibibohereze cyangwa se ntibinabacira imanza, harimo n'Ubwongereza. Icyo nacyo nagiye nkigaragaza, nerekana cy'amategeko mpuzamahanga asaba. Kuko amategeko mpuzamahanga asaba yuko umuntu wese wakoze icyaha cya jenoside cyangwa icyaha kibasiye inyoko muntu, buri gihugu kigize umuryango w'abibumbye gisabwa ibintu 2: hari kumucira urubanza aho yahungiye, cyangwa se kumwohereza mu gihugu yakoreyemo icyo cyaha. Mbihuje rero n'inama yabaga ejo, nagerageje kugaragaza yuko ibimenyetso byakoreshejwe mu nkiko gacaca ndetse n'ibyakoreshejwe mu rukiko mpuzamahanga rwa Arusha n'ibyakoreshejwe mu manza zabaye ahandi hatandukanye mu bihugu nk'Ububiligi, ziherutse kubera mu Bufaransa,
mu rubanza rwa Simbikangwa n'abo burugumesitiri babiri ingenzi n'abarahira bayoboraga komine Kabarondo. Ibyo bimenyetso byose biba bigomba kubikwa neza kugira ngo bizamare imyaka myinshi ishoboka, byifashishwe mu kubika amateka ya jenoside, ariko binabe ibimenyetso bishobora gukoreshwa mu butabera bw'izindi manza. Icyanagarutsweho kindi rero ni uko kubera ko turi muri za kaminuza, abashakashatsi nabo ibyo bimenyetso barabyifashisha mu bushakashatsi bwabo, mu masomo batanga no mu gukangurira abanyeshuri bigisha nabo kugira ngo bajye gukora ubushakashatsi ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, bityo ayo mateka agende ahererekanywa uko za generasiyo zigenda zikurikirana. Ubwo rero none na kimwe mu byo biyemeje rwose gukomeza gukangurira abanyeshuri, urubyiruko mu kugira uruhare mu kumenya amateka y'icyaha nka jenoside kiba ari icyaha kireba isi yose, kuko nicyo cyaha kibasinya ku muntu gikomeye. Iyo rero muri za kaminuza habayeho ubwo bukangurambaga, habayeho ubwo bushake, bituma amateka nk'aya adahama mvuge mu tubati gusa two mu nkiko, ahubwo anashobora kwinjira mu bumenyi bwigishwa mu mashuri. Icyo nkaba mbona ari ikintu gikomeye, kuko umwe mu myanzuro yanahafatiwe ni uko ibyavuye muri iyi nama bizakorwamo igitabo kigakwirakwizwa muri za kaminuza zitandukanye hakoreshejwe n'uburyo bw'ikoranabuhanga ndetse n'impapuro, bityo bishobore kugera ku bantu benshi bashoboka. Ngira ngo rero mwumva ko ari inama ikomeye, kuko iyo abashakashatsi nk'aba bafashe ikibazo cya jenoside yakorewe abatutsi bakakigira icyabo, bakagiha agaciro, twebwe dusanga ari igikorwa cyiza tuba tugomba gushyigikira. Ndabashimiye Honorable Bizimana, ndumva mu by'ukuri nta bibazo bindi ndibuze kubaza ko murabidusobanurira ku buryo burambuye. Nagira ngo rero ndangize mbifuriza ibihe byiza hano mu Burayi. Murakoze cyane. Urakoze nawe Karema, ndagushimiye.